kandi nabwo mwabayisilamu nimureke tujye twumva impande zombi. Yaradusabye ngo, yarambwiye ati rwose nituzajya dukosa nimukadukosorere kuri kamera, mujye mudukosora mudusanze aho turi, mutugira inama. Nitwanga gukurikira ibyo mutubwiye cyangwa tubona koko ari ibintu binyuze mu murongo tukanga kubikora, muzabone kuturaba umunyuma. Kandi koko ibyo niko kuri. Nanjye rero namusezeranyije yuko ntari tayari kuzongera kuba najya gukosora cyangwa kuvuga ku mumenye nako ku bayobozi mbakosorera kuri kamera. Naam, abasilamu rero buriya hari ibintu byinshi tugenda duhishwa, ariko wenda reka duhera ahangaha aragaragaza yuko atazongera kugira ikintu avuga ku buyobozi bitewe n'uko yanyuzwe n'ibyavuye mu biganiro bagiranye ndetse na nyakubahwa Dr Sindayigaya Musa Sheikh ndetse mufti w'u Rwanda. Uyu munsi akaba yaremejwe wenda mu buryo bumwe butagiye bwemeranwaho cyane n'abayisilamu bamwe na bamwe, ariko uyu munsi reka tuvuge yuko ari umuyobozi wabo ku buryo wenda bwemewe n'amategeko, cyane cyane yuko idini y'Uwisilamu mu Rwanda uyu munsi twitwa ko duhagarariye na RMC cyangwa se Amuru mu Rwanda. Angaha ibyavuyemo muri biganiro bajyanye n'uyu mugabo Sengabo Obed, ku bantu batamuzi, yagiye agaragaza ibintu bijyanye n'uko RMC imikorere yayo ndetse n'ubuyobozi bw'Abayisilamu mu Rwanda ndetse namwe mu bashekhe yuko bagenda batandukira ku bijyanye n'idini Islam, yaba muri tawhid ndetse no muri Qur'an ndetse na hadith cyangwa se sunna. Ibi ngibi rero yajya bigarukaho kenshi cyane, ariko abasilamu bamwe bakabyumva bagashyira no komanta bagaragaza ko ari ibyo, ndetse n'ibiganiro byagiye bikorwa kenshi ku bandi macano yagaragazaga yuko byanga bikunda ubuyobozi bwari buyoboye icyo gihe butari bwishimiwe n'abasilamu mu Rwanda ndetse n'abandi badatuye mu Rwanda ariko babarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero byakomeje kugenda bisisikana cyane kugeza naho uyu nguyu yagiye guhura na mufti w'u Rwanda bakaganira wenda bimwe muri byinshi banda baganiriye yagiye bigarukaho. Ariko uyu munsi reka tugenda tubereka andi mashusho ari kugenda agaragaza yuko noneho ibyo yavuze byose ahubwo nta na kimwe kigiye gikorwa cyangwa se n'ubundi yongeye kugaragara anenga, kandi yaravuze ko yabasezeranyije yuko atazongera kugaragara kuri kamera agaragaza yuko hari bitagenda neza. Aya ni amashusho wenda yafashwe mashyashya, harimo wenda nayo yagiye afata imbere yaho. Inshallah taala reka turebe iyi shusho wenda yagiye agaragaza ati ntabwo twe twanyuzwe n'ibindi byinshi cyane. Twishyigikira ikintu niturangiza tunagitake ngo nimwe mutagaragwaho n'ubutakorwa. Subhanallah, iyo turufu yararangiye. Ariko nanjye icyo nshaka mucumve neza, muri aka kanya u Rwanda muvuga ko dukunda u Rwanda, mukavuga ko mukunda u Rwanda abandi barurwanya. Urumva mwakoresheje iturufu yo kuvuga ngo abantu bambara amakanzu magufi n'imyenda migufi n'ubwanwa ngo nibo murimo kwitaho, ngo nibo bantu bagaragarwaho n'ubutagorwa. Ariko murabeshya, byari ikinyoma. Ariko n'ubundi muzabibazwa imbere y'Imana. Muri aka kanya rero ahangaha urumva kugarijwe n'ikibazo arongeye n'ubundi bya bindi n'ubundi, ariko ni ukuvuga ngo hari ikibazo none ugiye kugaruka aravuga ati ntabwo ibibazo mu Basilamu bizigera bicika kabone nubwo byagenda gute. Reka tudushyiramo n'amashusho banza muyarebe nayo. Ubu ngubu igaruriro ry'idini hano mu Rwanda biragoye cyane. Kubera iki? Ntabwo mwabaye abanyakuri, mwabaye indyarya ku idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kugeza ubwo mumaze no kumva yuko ikibaye cyose mushaka no kubeshyera leta. Ngo ibukuru bavuze, ngo ibukuru he ko mubeshyera leta. Rero reka mbabwire, nkuko twatangiye tuvuga ngo icyubahiro n'ikimana n'intumwa yayo, ariko indyarya ntago zibizi. Ikintu bizeza ni iki? Wabaho ukishima ugatura hehe, ukabuka tembera aho ushaka, ukagenda mu modoka uko ushaka. Iminsi bavana Islam no kuvuga ngo rero uyu munsi nago aka kanya kumbwira ngo yagiye ngo gonda ngo baricana barahuza ni byose. Hari ikibazo, hari ikibi bitagitera, kitwa kutagitera ntabwo cyapfa kugenda gutyo gusa hatabanje kuboneka icyabimuteye. Hari abayisilamu benshi uyu munsi uzasanga ku makamera barira bavuga ngo byagenze gutya mwagiye mubyumva kenshi. Uyu munsi hari igihe wenda bamwe bavuga wenda bakumva ngo ni itiku n'ibindi no gusenya no kugira gute, ariko buriya hataraboneka gitera ikibimutera byo ikibimutera cyo kizagumaho paka. Niba uyu munsi bavuga ngo wenda twicare mu biganiro ngo dusane imbabazi ngo twubahe ngo bamwe ngo twonye twunga ubumwe nk'abayisilamu, inama birashoboka na byiza ni igitekerezo cyiza, ariko
babanze barebe se byaca hehe, byagenda gute kugira ngo ibyo ngibyo bigerweho. Ni ukuvuga ngo hari abantu uyu munsi imiryango yabo yababaye cyane uyu munsi batazi n'aho abantu babo bari, kandi hari ababigizemo uruhare. Bikamenyekana yuko hari abandi bagiye bafungwa bazira ibyo ngibyo byose batanazi. Ibi ngibi byose agarutseho, hari abantu bigeze gufungwa babizira batazi niyo biva niyo bigana. Uyu munsi bakaba barafunguwe wenda bamwe, abandi wenda bakaba batarafungurwa. Ibyo ngibyo rero barabizi neza ko babikoze. Nibagende babicaze babasaba imbabazi, apana kujyana kuri kamera bagira babasure mu miryango yabo, bazi batubwira ngo twasuye runaka twaramuhemukiye ako nabonye duhaye. Niyo batabitubwira twebwe tuzabona leta zizavamo abagiriwe ayo makosa bazagira gute, bazaza batanga imbabazi. Kandi ikiza nuko byajya hariya bikamenyekana yuko hari ikibazo cyose cyarangiye byari birimo byose. Uyu munsi hari abayobozi b'Abisilamu cyangwa se abayobozi mu buyobozi bw'Isilamu byaba mu bashekhe n'ibiki bagiye bandarika bakabandagaza. Uyu munsi bakaba barimo kugira gute, bakaba barimo kubyaza umusaruro ubumenyi bwabo, ariko bakawubyariza ahandi hantu atari mu bijyanye no kuba bagira gute bari mu muryango w'Abisilamu mu Rwanda. Niba uyu munsi umushekhe w'izi dini yakagiriye umumaro umuyisilamu, uyu munsi uri mu musigiti, uwo ngo akaba yaraherwa, akaba ari ku ruhande, akaba arimo gushaka ubundi buryo yakwikoreramo dawa, nabwo rimwe na rimwe akarwanywa, ariko ugasanga wenda kuko wenda yibereye kukuri kwe, ugasanga ntabwo byemewe yuko wamuhohotera, cyane cyane ko turi mu gihugu kigira gute kigendera ku mategeko. Uyu munsi rero ntabwo turimo hangaha kugira ngo twumve ngo ahantu ngo imbabazi. Uyu nguyu Sengabo Obedi wenda Allah akomeza amahifadhi, ariko nanone ntago ari ikibazo cya wenyine, ntabwo ari ikibazo cyawe wenyine. Hari abasilamu benshi bagiye bababaye. Nawe ngo mu Basilamu harimo domaine nyinshi. Hari n'utarabaye wenda kuba yakwiga idini wenda mu buryo wenda bwimbitse, akasoma wenda mu buryo Qur'ani, hadith n'ibindi, ariko akaba yarize ubumenyi rusange. Uyu wize ubumenyi rusange nawe uramukeneye kugira ngo agire gute agufashe mu bintu bimwe na bimwe. Twagiye tugaragazwa ibibazo bya accountability, tukagaragaza ibibazo byagiye bigaragara nyine ko hari ikitagenda neza muri accountability, cyane cyane bigunda kubazwa cyane. Ibyo ngibyo rero nta muntu uzabimenya wagiye kwiga idini, akiga Qur'an, akiga hadithi, uretse ko ibizamenywa na wundi wagiye kwiga ikizungu cyose, akiga ubumenyi bw'isi. Uwo nguwo nawe uramukeneye kujya bwiyegereza. Abo ngabo barahejwe rimwe na rimwe, nubwo bashaka no kubavugaho, rimwe na rimwe babita andi mazina agiye atandukanye karinjije. Bumva ko umuntu wize idini cyangwa se akasoma Qur'ani, akasoma hadithi ndetse n'ubundi bumenyi ku dini ari umuhanga cyane, wa wundi wize ubumenyi bw'isi atakenewe cyane ko yaba arinjije abada. Rero niyo mpamvu uyu munsi n'ikibazo cyawe Obedi niyo gikemutse, ntabwo Abasilamu bose cyase gikemuka. Niyo mpamvu uyu munsi wagarutse uri kugira gute, uri kwivuguruza mu byo wari wenda wavuze se mu byo wari waganiriye, nk'uko ugiye kubigaragaza muri aya magambo. Shehe Juma yaraje bavuye kunywa icyayi, ndamwicaza ndamubaza ni shehe, hari ibintu mwebwe nk'abayobozi mutuyobora mukora bitari byiza kandi bitagaragara neza, bitari muri suna za Rasul. Kuki muti inama zanyu muri abashumba mukajya aho inama zanyu zitabareba kari mujya kunywera icyayi? Ni ibiki muba mugiye kuganira abanuza banyu batagomba, kandi kwese ko turi muri dawa? Yabuze icyo nsubiza, abo ningingira mutsinda. Icyo ni icyambere ndamubaza ni ese ni gute abantu bitwa mpamvu rero twagiriwe amahirwe Abayisilamu akenshi abenshi bajya sobanukirwa ku bumenyi. Buriya ikiza cy'Ubuyisilamu ushobora kuba wenda waranize ubumenyi bw'isi ariko wagira amahirwe yo kureba muri Qur'ani gakeya, mu by'ukuri ubwo ni ubumenyi bwiyongereye ku bundi. Wallahi umuntu wize idini niyo yayiga mu buryo bugufi, wenda nabone ngo yabonye ngo masters mu bushekhe, ngo yabonye ngo doctora mu bushekhe, apana. Niyo yakwisomera surat al-Fatiha akayihifadhi, akasobanukirwa ibisobanuro byayo, wallahi aba ari umumenyi w'ibyo bintu yamenye, ku buryo ushobora kumuvana kuri tawhid akakubwira ati wapi. Gusoma kuruhu wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Iyi ngiyi yonyine ishobora kuyobora paka igihe uzapfira maze ukajya mu muryango wa aljanna. Ubwo n'ubumenyi n'ubundi uri kugenda usogongera, ariko nanone kuri wa wundi wabusobanukiwe. Ntabwo uyu munsi kubumenya ngo ufite Qur'ani mu mutwe uzi n'ubusobanuro bwayo ariko udashyira mu bikorwa, ubwo n'ubumenyi ntabwo ariko twabyita. Nkuko uyu nguyu agiye kubyivugira aka kanya, reka ukurikire wumve nawe abwe arabizi ko ubumenyi atari kwa kundi nyine kumva ko umuntu yitwa umumenyi gusa nyine ko yabibonye ibipapuro byabyo. Namureko wumvire nawe arabizi. Akhira ntacyo atangira igice, nta nicyo atinya. Rero bamwe mu bashekhe, ntabwo mvuga ngo bamwe mu bamenyi, kuko umumenyi ni uwasobanukiwe agashyira mu bikorwa.
akumva iby'Imana ivuga n'intumwa yayo aragize akabishyira mu bikorwa, uwo niyo nita umumenyi. Ariko uwo bita ntiyasobanukiwe akaba ari umugambanyi kuri bagenzi be, uwo njye namwita ko ari nka shehe. Mu by'ukuri abayisilamu muri rusange nta kibazo bafite, ahubwo abamenyi babo, abashehe babo nibo barimo kubashyira mu gihirahiro. Yabivuze neza ati biragoye kugira ngo idini y'Isilamu mu Rwanda tuzagere naho twumva yuko koko abantu bahuje ku myemerere, bahuje noneho hari ikintu kigezweho bita gupingana mu bashehe. Hari ikintu kigezweho bita gupingana mu bashehe ku buryo nawe ubwawe bireba ukavuga ati se ibi bintu ku mwana we yigiye idini wenda ejo bundi, ku mwana wanjye wenda akinjira idini akaba atarasobanukiwe byinshi ku dini, akaza agasangamo ibintu nk'ibi ngibi, biragoye cyane. Hazagira amatsiko gucukumbura se abasilamu babayeho bate n'iki byose, usange nta matiku n'ibiki byose. Rero buriya hari igihe biba ngombwa ko tubivuga tukabishyira hanze, n'ubundi koko twarahishiriye igihe kinini byagize gute byaranze. Niyo mpamvu uyu munsi hari abantu badutera agakoni cyangwa bakadutunga intoki, wallahi tuvuga ibintu bikeya kuruta ibyo muzi mwebwe. Iyaba turi abantu bashyira ukuri kose tubona hanze, mwese ubwanyu mwavuga ati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuko hari abantu tujya tubona mu by'ukuri pe n'abarora umudo bacu twakuze tubumva, mashallah sheikh runaka bagiye bakora n'aya maradiyo, bagiye bakora no mu maradiyo rwose y'abayisilamu hano mu Rwanda, kuko tubaziho wenda ko bavugaga neza mu biganiro, bazaga bibombaritse alhamdulillah. Ariko ukaza gusanga nyuma hari ikintu mubonyeho mu by'ukuri ukavuga ati se uyu niwe wari umudo wanjye. Abantu benshi barangiritse ku mitima yabo. Niyo mpamvu uyu munsi ibyaha byinshi birimo gukorwa n'abantu bahoze ari beza, kuko batangiye kubona babandi bafataga icyitegererezo hari ibyo barimo kugera babonaho bibi, ugasanga umuntu agiye arahindutse bitewe n'uwo nguwo yafataga urumodo. Uyu munsi hari abantu muzabura kuvuga ati idini ni politike nk'ibindi byose, bitewe n'uko wenda masikina n'ubumenyi arifitiye, bitewe n'uko wenda yajyaga yumva yuko wenda abayisilamu n'abana beza, bajemo abazi ko abayisilamu bagira urukundo, yabajemo azi ko abayisilamu. Ariko uyu munsi akaba wenda yabaye umuyisilamu ataranamenya byinshi ku dini, yakoze amahugurwa y'amezi 3 yonyine birahaye, akaza akibera aho ngaho nk'umuyisilamu usanzwe, ariko ejo akaza kugira akabazo runaka. Ndavuga ngo hari ngenzi umuhungu umwe wigeze kubaho ari umuyisilamu n'umwinjira dini, binabaye ngombwa twanamwerekana, yigeze kurwara indwara ikomeye cyane, ajya kwa muganga baragenda bamusangamo za tifoyide, bamusangamo indwara zigiye zitandukanye n'ibifu n'ibiki byose, baza gusanga narwaye diyabete, aragenda umwana aranuka arwara igifu kiramwica neza. Twakoraga dawa, yabaga muri dawa twakoraga. Uyu mwana yaraje aratwegera tuvuga ati se ko numva ngiye no kurangira neza, no bari kunyohereza ahantu ntabasha no kugira ngo njye nivuze, ariko cyo koze hari imiti wanyandikiye, kandi iyi miti nta bushobozi bwayo mfite, timwanya cy'inkunga hano ku musigiti basi maze nkareba ko najya kwivuza. Mu by'ukuri ararwaye binagaragara. Twubwacu twishatsemo ubushobozi buke, tubona buradukamye, twari n'abana icyo gihe nawe twari bakuru cyane, twe tutaratangira gukorera amafaranga cyane, twumvaga ko ubushobozi bwacu bwo kugenda gusa tukabwiriza abantu ubutumwa bwiza. Igihe wenda twabonye ayo mafaranga wenda igiceri cy'ijana, 200, tukaba twagenda tukaba twamufasha. Ariko twaje kumurangira inzira yo kumubwira ati byibura genda mu karere, dufite imamu w'akarere, ugenda afite biro, umubwire icyo kibazo, araza gukora ubuvugizi mu misigiti hafi yose, wenda bakore ubuvugizi, turebe ko wenda twakusanya wenda ubwo bushobozi tukagenda nawe ukaba wakwivuza. Ariko ibyo yamukoreye ntago, umwana yaje avuga ati ngewe niba ari uko abayisilamu bateye, mu by'ukuri ngewe uyu munsi biragoye kugira ngo nongere nzubame hasi mvuga ngo idini y'Isilamu ni idini y'ukuri. Twamugatse gute kandi wenda atubwira ukuntu byamugendekeye n'ibindi byinshi yatubwiye, twavuga ati hangane gutya na gutya turamukansoringa. Ariko nyine urumva n'ubwiyemeye akavuga ati wenda ni umushinya n'ibinkoresheje n'iki, ariko urumva harakana wese ashyira mu mutwe. Uwo mwana yaranagize gutya arakomeza ararwara, n'ubu ngubu ni nuko bikimeze, ariko nyine byibura wenda aracyahangana n'iminsi. Ariko urumva niba umwana agize igikomere nk'icyo ngicyo, bigoye cyane kugira ngo umwumvishe amagambo, umukubite aya, umuye hadithi. Urumva uyu munsi niba umuntu ajya hariya muri Qur'an agashakamo aya ziryoheye amatwi, agashakamo hadithi ziryoheye amatwi, ariko ibyo ngibyo ari kuvuga atari kubivana ku mutima we, ari kubivana ku maso, ari ibyo ari kubona, ibyo ngibyo nta hantu biba bihuriye, numva nta dini ibirimo. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo uyu munsi hari abantu batemera guceceka ibyo babonye, bazaza hariya bakabivuga, ariko none bakavuga ibitarengereye, kuko tugiye kuvuga ibirengereye nta n'umuntu azongera kubona mu dini. Inshallah reka turebe iyi video hano igaragaza abantu ngo niba umuntu yashatse kuvuga ikintu kiri ukuri bamwita ngo yigize umumenyi.
murabizi hari amajwi mugize kumva ya Sheikh Ndabishoboye Ali Pepe avuga bamubaza ngo ese ngo kwigira ngo umumenyi mugasubiza ibibazo byose ngo mubaze ikibazo cyose mushaka mu dini ngo biremewe murebe ukuntu basubije ngo biriya ngo nukwiyemera ngo biriya ngo nukwiyumva ngo biriya ngo nukwigira umumenyi ngo ni gute umuntu yifata akavuga ngo ngo mumbaze ibibazo byose mushaka nibyo nukwiyumva ngo abantu bashaka kwigira Ibn Baz ngo abantu bashaka kwigira Ibn Uthaymin ngo abantu bashaka kwigira bavandimwe wa Islam ibi byose niko kubura bwa bumenyi. Ni gute Allah subhanahu wa ta'ala yavuga muri Quran ngo fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ngo mujye mubaza ababarusha ubumenyi niba mufite ibyo mudasobanukiweho mukeneye kumenya. Byanze bikunze buri mu Islam ahava kagera hari igihe hagira ikibazo. Murumva ababivuga niba abandi n'ubundi badashaka kugira ngo babandi bakumiriye ku murongo kugira ngo n'abandi babwira ati mugende mujye kuvuga ko bari abantu bakora barengera nabo, ariko ugasanga ababivuga n'ubundi niba abandi babaricaranye ku ntebe y'ishuri n'abandi bazeranye mu buzima bwa buri munsi, hahandi yatangiye no kuvuka ishyari, hanyuma iryo shyari rigatangira no kumunga imitima yabo kugeza naho bagiye babicangiza mu baturage. Uyu munsi hari amagroupe ya WhatsApp menshi yashinzwe, ibyo ngibyo twabigarukaho. Hari amagroupe ya WhatsApp menshi yagiye ashingwa ngo bagende ngo bajye bajya mu biganiro ngo bandikemo comment ngo RMC hejuru ngo RMC ngo agashyiramo udutima. Ibyo ayo magroupe yaragiye arashingwa asakatwa mu Basilamu, ku buryo usanga hari groupe z'Abasilamu uyu munsi zirimo zishyizamwe ati tujye tujye mu biganiro byose bikorwa birwanya cyangwa se bivuga kuri RMC ngo tujye muri comment twandike gutya na gutya na gutya, kugeza naho ubwira abantu ngo mujye mugenda mutuvuganire hariya ngo muvuge gutya na gutya. Twaravuze ngo kora ndebe irutavuga numve. Niba uri munsi uri gukora ibintu bizima rwose nta n'ahantu hamwe tuzagura pe mashallah, hari n'ibiri gukemuka, ibyo ngibyo turabishimira, ariko ibiri gukemuka ntago niba gitera nta gihe na kimwe uzamukuraho keretse ubanje kureba icyabimuteye. Hari icyateye gitera kugira ngo akomezane n'ubu ngubu azavuge kugeza igihe azashiriramo umwuka, kereka igihe n'umwe niyo yabireka akavuga ati reka njye nishakira amahoro undi azakomeza. Niyo mpamvu tuvuga ngo rero hari gitera, uwo gitera rero nta kindi ntugushaka intandaro y'ibintu byose. Hari abantu bahimukiwe, hari abantu bagiye basuzugurwa, hari abantu mwongere mubagarure mu murongo mubereke yuko ari mwebwe mwagize gute mwataniye, mugende mugire ubutwari buvuga ati twe twakoze ibintu ariko twabikoze mu gihe cy'ubujiji. Kuko hari n'abantu uyu munsi, hari abantu benshi bagiye bagaragara ko bigeze kwibeshya ariko nyuma bakagarukira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yemera bicuza, ariko uyu munsi kwicuza mu buryarya ntabwo byemewe. Uyu munsi nkunze yuko n'uyu muhungu yabigarutseho, Uyisenga Obed yabigarutse aravuga ati hari abantu uyu munsi bakifite fitina, bafite uburyarya bakatuyoboza uburyarya kugeza naho barimo kutuzungurutsa tutazi ngo Ubisilamu buragenda burava hehe. Niyo mpamvu rero mubwira ngo gitera igihe gihari ntabwo ikibimutera kizabura, ntabwo byashoboka. Umunsi hari abantu bafite agahinda, bafite inimba, abo bantu bagomba kwegerwa bakabasaba imbabazi bati mutubabarire. Hari ibikorwa by'Abisilamu byinshi byagiye byangirika, ibyo bikorwa bikagenda bigira gute, na n'ubwo hari imisigiti nkanswe baranayifunze, ariko hari n'imisigiti y'Abisilamu yagiye ifungwa kenshi, igafungwa tutazi n'icyo ifungiwe, kandi icyo gikorwa ari igikorwa gifitiye Abisilamu benshi umumaro. Ibikorwa birahari uyu munsi byafunzwe, ntabwo biri gufungwa ngo tubibone. Uyu munsi urimo kubavuguruza, noneho urimo kongera gusubiramo amagambo yajyaga avuga mbere, n'ubundi niwo mwicanye ku ntebe. Niyo mpamvu yabonye ko gitera naho yagiye. Reka mwongere mwumve ukuntu n'uyu munsi arimo kwivugira, akavuga ati nanjye ngomba kuyigeza ku bandi. Rasul sallallahu yaratesetse kubera dawa. Abaswahaba b'intumwa y'Imana bamwe ba Bilal ibn Rabah barambikwa ku mucanga kubera kalimati tauhid la ilaha illallah. Ariko muri aka kanya uribaza fa ayina tadhhabuna, ese turagana hehe? Allah ni utubwira ngo fa ayina tadhhabuna, ese turagana hehe? Ibyo wakwigira byose, ishyikiro ryose twese ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
wallahi hari abantu ndeba, hari abashehe ndeba mwumva barutwa n'abigiye ikizungu bikarangira. ati barutwa n'abigira iki ati barutwa n'abigiye ikizungu bikarangira kubera impamvu na n'ubu ngubu iracyari ya yindi. Hari ibintu bimwe bashaka guhisha kandi bitagahishwe uyu munsi umuyisilamu uwo ari we wese. Nawe ngo hari insengero uyu munsi cyangwa se hari imisigiti uyu munsi yari yarafunzwe na mbere y'uko insengero zifungwa, izira wenda kuba ngo wenda ngo wenda umusigiti ngitari kumva kimwe ngo nda RMC n'ibindi, ariko umusigiti ni w'abayisilamu, umusigiti ni wa Allah, umusigiti nta muntu wemerewe kuzanga kinga umusigiti abantu bagomba gusengeramo. Hari imisigiti baje bafunga ifite n'amashuri abana bakizemo, ni ibikorwa remezo bari gufunga. Kuvuga ngo rero ibi ngibi biragaragara nk'abishwe insengero zanafunzwe bakaba zifunga rwose, na leta ibona ko hari akajagari karimo. Uyu munsi noneho se rindi ufite ubushobozi no kugenda ngo afate imisigiti ayifungure agire gute? Bigaragaza ko rero uyu munsi ushobora gufunga umuntu ariko nawe ukaba wafungwa. Uyu munsi natwe abayisilamu imisigiti irafunzwe, noneho tutujuje n'ibisabwa, noneho iyo arijuje ibisabwa nayo irafunze. Ariko rimwe na rimwe hari igihe wenda ku bushobozi bw'Imana wenda wasanga wenda n'ikimenyetso Imana ishaka kugira ngo iduhe. Hari imisigiti yafunzwe ifite ibintu byinshi yujuje, ifungwa utazi impamvu ifungwa. Uyu munsi imisigiti noneho imwe yaba ifite byuzuye bituzuye hafi ya yose irafunze, ndetse n'insengero zose zirafunze. Ibi ni kugira ngo Allah wenda anagaragaze, anatanga message ku bantu nk'abo ngabo. Rero niba uyu munsi hari ibintu bitari bwagende neza twishaka kugira ngo ibintu tubisasire, uyu nguyu nta gihe cyashize avuye kuri nyakubahwa mufti w'u Rwanda ngo avuge aya magambo mugiye kwiyumvira. Abantu zidashira ngibyo mukora ngo nabizi, urabizi wowe urinde ako kanya usiri iki? Dini y'Imana isaha n'isaha muyikinisha, ariko muzahagarikwa imbere y'Uwiteka. Abantu bari kujya mu barangi, abantu barimo gusenga ibitari. Niyo mpamvu rero uyu munsi ntabwo twakwirengagiza yuko hari abantu barimo kujya gufata ibintu biziririjwe biri Imana yavumenye bakagenda bakabizurura ku mugaragaro kugira ngo wenda bishinge inyungu z'isi n'ibindi byinshi bagiye bagira gute bagenda bashakiramo amaronko. Nta kuntu uyu munsi twakumva ko ngo hari ubutsiko, uyu munsi ngo haje ngo agatsiko ngo runaka ngatsiko runaka mu dini, ibintu by'amatsiko, amatsinda. Allah yarabyihanangirije kugeza aho yavuze ngo mujye mugira gute, mujye musenyera umugozi umwe kandi mufatane runana ku dini ya Allah. Ntabwo ari byiza gutatana. Kumbwira ngo rero ngo uyu munsi ngo hazaza ngo abataburire, uyu munsi ngo ejo ngo haje ngo abaswaru, uyu munsi ngo ejo haje abashia, ejo haje ngo wenda ibyo tunabyihorera wenda, ariko ngo mu Bisilamu sunatu wal jama ukumva ngo batangiye kuzanamo ngo suhufi, ngo sarafiya, ugasanga nabo batangiye kujya guterana amagambo ndetse n'utundi twinshi tugenda wumva. Kuvuga ngo rero uyu munsi twakuze twumva ko hari idini imwe, idini y'Ubusilamu, ndetse niyo tuvuze idini y'Ubusilamu twumva ko ari idini imwe. Ariko uyu munsi niba uyu munsi atangiye kuzamo ngo sarafis, ngo suhufi, ngo ni ugasanga ibintu byo bitangiye guteza impagarara. Ibi ngibi rero biratuganisha hehe? Ni hahandi nyine uyu munsi none hari abantu bari kuza, bamwe bakumva biriya, abandi bakumva biriya, abandi bakumva biriya ngo ubumenyi, ugasanga ngo ubumenyi, ngo abandi ngo nta bumenyi bafite, ibiki byose. Yarambabaje cyane ku buryo uyu munsi ibintu byateje impagarara. Wallahi hari igihe Imana iba yaraguhaye neema yo kubukundwa n'abantu, yo kuvuga, Imana ikagukoza ururimi igakoza ikara ku munwa ukavuga abantu bakakumva. Uyu munsi Faraji byarababaje kuba yaravuye hariya ahagarara imbere y'Abayisilamu akigisha abantu bakavuga ati alhamdulillah, akavuga adategwa ku kibazo cyose umubashije, agikoresha Qur'an, akazana aya, akazana hadith, akabivuga adategwa kugeza n'aho abantu bamugira ishyari bakamuvana mu byiciro by'Abayisilamu. Uyu munsi kubera ko Allah yamuhaye inema ikomeye cyane, aragenda na hariya kuri social media yavuga abantu bakamukurikira, mashallah abantu bamugirira n'icyizere. None uyu munsi niba ukimukumira akaba kiri hari ukaba turamubwira ati garuka hano turakwemereye tujya gute bimeze gutya na gutya, uyu munsi uraje kuvuga ngo Ubusilamu bumwe ushaka kuzana umwe mu Bisilamu gute? Banza ufate umutwe, babandi muyoboranye igihe kinini, babandi muziranye mu bintu runaka, ubafite ubegereza. Uyu munsi hari abantu barimo kwisubira ati twe mutwegere mutuvugishe, mutwegere maze ubundi tuganire, mutwegere tuganire byibura.
hako se ngo habuze ufata iya mbere ngagenda ati mushaka ko tuganira byibura ku biki mubumve uyu munsi ukazana uburyarya ku muntu ngo tujye ngo turashaka ubumwe bw'abayisilamu ngo turashaka ko twunga ubumwe gute buzaturuka hehe uyu munsi hari abantu kumira hakaba hari n'abushyira imbere kugira ngo ese abantu nabareba none ukuvuga ngo abantu se nabareba hazaza uyu munsi iyo umuyisilamu runaka ubazi aje akavuga ati twebwe ati wenda urugero atari amatora mugiye kubona ariya ibizavamo ni ibi ngibi kandi uko 90% bikahita bigenda gutyo kuko arabizi neza yuko hari ibintu mwubatse mwanateguye imyaka myinshi ni uruhererekane uyu munsi twumva ngo ubuyobozi buraza gutorwa ariko tukomenya ko ikiri bwavemo n'iki ngiki ese ubwo waza kubwira umuyisilamu ukamubwira ngo ufite ngo ubisa ngo harimo ubutabera ntabwo bikunda kuko umuyisilamu agiye gutorwa agiye gushyirwaho umuyobozi azi urumva ni ugutora se ni ukwishyiraho rero mu by'ukuri niba umuntu abivuze gutyo mukahita mushaka kugira ngo wenda mushaka gukumira umuntu muvuga ko ari ibinyoma n'ibiki byose ni uko byavuzwe bikabaho ntabwo ari injiji ngo mumenye ngo yigize ngo Faraji we n'ibiki byose wenda reka tubanze turebe wenda kuri ano magambo none ari Pepe yagarutseho wenda tuze gukomeza wenda dukomeza n'iki kiganiro inshallah tunagana ku musozo abasoafika abantu ngenda bazi yani tuba akazi kabo gupinga gusa bamenye cyangwa se gupinga umuntu ufite juhudi ya da'wa niyo kazi kabo gusa no kubuza abantu basobanukirwa umuntu nk'uwo nguwo ufite ilmu cyangwa se ufite amahirwe utanga ilmu kumubuza ngo hoya ngo nimukajya mwumva uriya ngo nimukajya mwumva ututwana turahanda tuzi n'amazina yacu ndatuzi ibi ngibi twabigarutseho kuko ari amagroupe yashinzwe ugasanga amagroupe arahari aho ngaho nta wundi mumaro uretse ko baganiriramo ibintu bakavuga ati uyu munsi ikiganiro cyasohotse kiri kuri channel runaka bari kuvuga kuri RMC ati mugende mwirukanga mugiye gushyiramo commentaire muvuga ngo gutya na gutya ibi ngibi nta hantu byazagera nawe ngo bikomeje gutya ibi ngibi nta hantu byazagera n'ubundi twazakomeza paka ibi ngibi bivuze turi 2024 byazagera mu 2065 bikimeza gutya kuko n'undi urerekane ruzakomeza rubeho paka igihe cyose batazashaka kugira ngo umuyisilamu agire ubwisanzure mu dini ndetse no gushyiraho ubuyobozi bwe ese ubundi ikibazo cy'abayisilamu bibaza ubundi banabatse ubundi ubuyobozi bw'umuyisilamu bw'abayisilamu bushyirwaho n'abayisilamu cyangwa se bushyirwaho n'umuyisilamu umwe runaka wifashe agatsindira iryo soko ryo kugira ngo yabere umuyisilamu ni ugutsindira isoko ni nka koperative ishobora gushingwa akavuga ati koperative ni y'ibigori byose mu Rwanda bigomba kujya bigurishijwe muri ya koperative hanyuma ikagenda ikajya gute ikaka ububasha muri leta n'ibindi hanyuma ubundi bakajya wenda bakora bameze gutyo natwe niko tumeze abayisilamu tudatinze uyu munsi hari ibintu byinshi twagiye tugarukaho kandi mwajye mu n'ibimenyetso byabyo wenda mbere ko dusoza ko dushyemo ino video akimara gusozanya ikiganiro na nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Ndayigaya Musa dore ikiganiro yahise atangaza uyu munsi akimara kuva mu iki kiganiro uyu nguyu ni Sengabo Obed ni uburyo ashaka kwaguramo ibikorwa by'umusigiti wa Majengo ibyo ni ibintu biri binini cyane arimo gutekerezaho niyo mpamvu byabaye ngombwa yuko ngomba kumusaba nkabonana nawe mu cyubahiro cye Imana yamuhaye kuba yitwa mufti ntago nabimwaka Imana niba bimuhaye yaranyumvishije kandi igihe sawa twango rero ibi byose n'ubundi yirengagije yuko hari igihe bizagera noneho ugasanga nuvuga ngo sawa reka tubyemere uyu munsi aya majwi n'aya mashusho turayafata akenshi buriya turabireba niyo mpamvu hari igihe bijya tukabigarura imigabo n'imigambi imwe yagiye ivugwa tubwira ibintu bimwe bizubakwa n'ibindi byinshi byagiye bivugwa ariko ntibikorwe uyu munsi niyo mpamvu tuvuga ati reka turebe wenda by'ibyo bitarakorwa iki gihe ko bizakomeza kugenda rimwe na rimwe bavuga ko kubatega iminsi none reka turishyiraho akandi ka video kagaragayemo none avuga aya magambo ntuzafata ukuri ngo ukugereke hejuru y'ikinyoma kandi uzi ko ari ukuri na rero niba dalili zigaragaza yuko zakatul fitri ari ibiryo nagenda muri uwo mujye tuzajyana ariko navuga ngo zakatul fitri ni amafaranga nta na rimwe nzigiramo ibi twabivuzeho kenshi tubigarukaho kenshi ariko twizere ko wenda byarangiye twizere ko byakemutse nta bindi byinshi twongeyeho twizere ko byarangiye mu gihe byarangiye kuko tukabona ko ibintu byavuye mu nzira byarangiye
insha Allah tuzakurikira natwe. Niyo mpamvu rero uyu munsi ntego ari ukugira ngo Uwisilamu abe ariya atana umutwe n'undi. Ahubwo icyiza natwe ni ukugira ngo turebe ese umuti w'icyo kibazo wakemuka cyangwa se ikibazo cyateye kugira ngo Abisilamu uyu munsi mu Rwanda wenda twivugire mu gihugu cyacu, ni ikihe kibazo cyabaye kugira ngo Abisilamu uyu munsi hari impande nyinshi zigiye zitumvikana, hari impande zirenga rumwe, ebyiri, eshatu, enye. Insha Allah ta'ala reka dukomeze turebe uyu munsi akantu tugiye gusorezaho n'aka kanyuma. Mu by'ukuri ndashimira Allah we wadutije ubuzima bwo kuba twavuga bimwe bikaba byaratangiye guhinduka ku ngoma y'umugabo bita Sindayigaya Musa. Icyo cyambere ndakimushimira cyane kubera yuko niwe uvanye ibiro nyuma y'imyaka 10 avanye ibiro hehe, avanye ibiro ku Kacyiru, yemeza yuko ibiro bigomba kuba hehe, bigomba kuba kwirebero mu gihe bate. Okay, twese reka dushimire yuko wenda ibyo byose byagezweho kandi wenda hari ibiri kugerwaho, nanone tunavuge ko wenda hari ibizagerwaho bitigeze bigerwaho kuri no manda ya nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Sindayigaya Musa al-Docteur. Uyu munsi rero noneho uyu munsi icyifuzo cyangwa se ibyifuzo by'Abisilamu noneho reka bite bijya ahagaragara hanyaho. Niba koko ari ibiri gukemuka, twavuze ngo ari igitera ihari, nitugaragarizwe ikintu cya mbere. Uyu munsi hari ibibazo bajyanye n'Abayisilamu birahari kandi akenshi ajya agaruka mu majwi, yagiye agaragazwa mu majwi cyane ko nawe yararimo. Nagaragaze bimwe wenda muri bikeya, avuga ati yonda twakoze amakosa y'iki n'iki, cyangwa se babyemere twakoze amakosa niyo tayavuga, twakoze amakosa iki n'iki, ariko turabasezeranya yuko ayo makosa tuzongera kwemerwa, tuzongera kuyasubiramo. Nitunashiteshwa turi abantu, mujye mutugira gute, mujye mudukebura, mujye mutubwira, bazaduhe agasanduku k'iposita, nta nuko tunabahawe kudusanduka aho umuntu atangiye igitekerezo ntabwo haba, cyangwa se buri gihe runaka ajya yifata avuga ati Abisilamu b'i Rwamagana, Abisilamu ba Nyanza, Abisilamu ba Kigali, ugiye iki n'iki ndashaka ko dukora umuhuro tugahura mukangaragariza ibibazo byanyu. Icyo gihe buri Abisilamu batabona umva yuko byanga bikunda bavuye muri bya biro twajyaga tuvuga. Uyu munsi Umuyisilamu acira mu biro agategereza ngo mukanda akanyenyeri gusa jye kuri tere wabwira ati ni njye mufti wanyu, hari n'abantu batakuzi. Uyu munsi ndahamya nashidikanye yuko mufti uvuyeho u Rwanda wa billahi ndarahiye tallahi hari Abisilamu batamuzi, izina ry'Imana ku Shahidi Rabbi, hari Abisilamu batamuzi. Rero nibamanuke baze hano mu misigiti iyi mitoya, baze bavuga ati dufite imigo n'imigambi niyi, muri Mwisilamu wese urangaha hari ikibazo adafitiye igisubizo, ntambaze ninjye mufti wanyu, nambaze musubize kandi ndamusubiza neza, ntamukangamira. Hahandi ubaza umuyobozi ntakubonemo ikibazo, hari ukuntu ubaza umuyobozi ikibazo agatangira gufata nk'umwanzi, ugasanga gusubije yanarakaye cyane. Ntabwo ibyo ngibyo ufite ntabwo ufite amaraso y'ubuyobozi. Mumanuke mujye ku matele, muze mugaragaza ati turashaka kumva ibibazo by'Abayisilamu, mugende muvuga ati twebwe abantu twe dufite ibibazo dore ngaba twunze ubumwe, muratugereka amafoto mwasuhuzanyije, mugende mujye mu studio yabo bafite ibikorwa, mugende aho bahurira, mugende muganire mugaririza Abisilamu. Ntabwo uyu munsi babandi b'inkoma amashyi bazakomeza kubaho, ntabwo inkoma amashyi zabaho, ntabwo byakunda, kubera ko uwo munsi muzamubona ko babandi bitwa bagitera mwaboneye ikibabatera mukayikemura. Erega nabwiye ngo ibibazo byanarangiye pe, ariko bafite ibikomere, ibyo bikomere kandi ni mwebwe muzi aho mwayibateye. Nimugende mubabwira ati mwihangane mutuze, ndetse munabigarurire, munabiyegereze, mubashyire muri bya bikorwa, mubereke. Reka tubabwire, hari umunsi hari abantu bize idini kugira ngo bazabyaze umusaruro, bibatunge. Bafashe imyaka myinshi cyane bari ku ntebe y'ishuri bavuga ati reka tubabare, ariko igihe iki n'iki tuzagera inyigisho zacu tugakora dawa, iyo dawa natwe ubwacu tukajya tubonamo agasukari, tukabonamo n'imyenda yo kwambara. Niyo mpamvu bamwe na bamwe hari abishakiye inzira zoroshye kugira ngo bikore dawa kandi iyo dawa ibatunge. Uyu munsi niba umuntu agiye kuri social media akavuga, abantu bakamwumva barenga 1000, burya abo bantu nabwo iyo bamwumvishije bakanemeka ko bamukunze, burya rimwe na rimwe hari abavamo bakavuga ati alhamdulillah utwigishije ibintu byiza, utubwiye ibintu bimeze neza, nubwo atari benshi, ariko bavuga ati tubwira akanimero kawe tureke ko twagushyira agasukari. Nuko benshi babaye kuko nakazi benshi bagira, akazi kari kuzabatunga mwakabirukanyemo. Rero ntago abantu arinjije kuyo tubirebera aha ngaho ngo tubibone. Hari n'abagiye bavuga ko banambuwe ku kazi bakoraga, ku kazi bambuweho, ntabwo ibyo babyibagirwa.
ndetse murumva ko mwahita mubabwira ngo mutubabare ati nari imbabazi kwanza ngo mureke ngo tubyirengagize ngo tubireke ngo dutangire ngo inzira nshyashya. Hapana, hari ibintu bihari mugomba kubanza gukuraho. Iyo Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ngo dukore tauba, ntago abitubwira ngo dukore tauba ngo tuze ngo twicare ngo Mana ngo tubabarire ngo birarangiye. Hapana, icara ari imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala umusezeranye yuko ibyo wakoze byose utazongera kubikora. Kandi mbere kugira ngo ujye imbere Allah subhanahu wa ta'ala, hari abo wambuye, hari abo wagiye wahemukiye, niba binagishoboka genda ubasabe imbabazi. Habwa ati nikabona nubwo ushaka kubona wenda ko izo mbabazi ushaka kuzisobanura zikakuviramo ikintu kibi, ushaka kugenda wati wenda wamwica mbabarira nawe ukoshereje, n'utabwa ati nawe ukoshereje, ariko mbabarira kubera Imana nakoze ibintu birengereye, ariko mbabarira kubera Imana, ndi gusaba imbabazi wowe, hanyuma umbabarire niba ntari cyo nakurengereyeho. Ugaruka imbere Allah subhanahu wa ta'ala nawe musaba imbabazi, umubwira ibyaha waba warakoze. Ariko mbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, mbere yo kumusaba imbabazi, hari umuntu wambuye ukuri kwe. Uwo muntu wambuye ukuri kwe rero nawe mugera imbere ujya uti umusabe imbabazi. Alhamdulillah rabbil alamin. Rero reka ubwo uwumvisha yumvishije, hanyuma ubwo nuvuga ngo igisiga no gushyira hehe mu bikorwa. Hari message twatanze ndatekereza yuko zatambutse. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah anyorohereza ko aho nabanavuze nabi. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamu ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.